Mwaramutse bene data, bavandimwe, nshuti z'umusaraba, tugiye kujya mu cyigisho cya gatanu kivuga ngo Yesu na Nikodemu. Iki cyigisho tugiye kugeza gifashwamo na mwene data Aimable, ariko mbere y'uko tukinjiramo reka tubanze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye uburyo waduhaye amahirwe ukaduha umwana wawe, kuruta byose kuba waratwandikishije ijambo ryawe kugira ngo tubere umujyanama n'umuyobozi. Uyu mwanya rero tugushimiye yuko iki cyigisho tugiye kwiga, tugiye kurebera hamwe, kivuga ibya Yesu na Nikodemu. Turakunze kugira ngo uduhe amatwi yumva kandi tubashe kumenya no gusobanukirwa ibibera mu ibanga ryawe, kugira ngo tubashe kugira umwiteguro ukwiriye, tuzakubone ko urya munsi kuzerekanwa, tushishimire kugusanganira, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Iki cyigisho cyacu cya gatanu kivuga ngo Yesu na Nikodemu, nk'uko tuzagenda tukibona tugiye kukigezwaho n'uyu muvandimwe, reka tumuhe umwanya kugira ngo akitugezeho. Mabure ni karibu. Mwene data mugabo arakoze. Kino cyigisho cya gatanu kiravuga ngo Yesu na Nikodemu. Ariko mbere ko dukomeza kino cyigisho, na mbere yuko ntangira mbabwira isomo ryo kuzirikanwa, ndagira ngo twumvikane neza uyu Nikodemu wari we. Tutazaba wa wundi beretse ukwezi akomeza akirebera urutoki. Ahubwo nituvuga Nikodemu, mwumve ko agereranya abizera b'itorero babatijwe kera, bakaba bumva bafite iby'umwuka bihagije, bakaba bumva nta rindi terambere bakeneye mu by'umwuka. Nibo ni Nikodemu. Agereranya kandi abayobozi b'itorero bumva ko badakeneye guhinduka. Ni ba bandi baba bashaka kwerekana inzira y'agakiza ngo abandi bayinyuremo, ariko bo bakumva batayinyuramo. Rero tugiye kurebera hamwe mu kino cyigisho cyose ukuntu Yesu yerekana neza yuko umuntu uwo ari we wese mu itorero, yaba yararigezemo kera cyangwa vuba, yaba ari umuyobozi cyangwa umwizera, twese dukeneye guhinduka. Reka dusome. Isomo ryo kuzirikanwa riboneka muri Yohana igice cya gatatu ku murongo wa gatatu, ahagira hati, Yesu aramusubiza ati, ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyaho bwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Numva Yesu arobanuye, ni umuntu uwo ari we wese. Rero ibitabo byifashishijwe ni ukugana Yesu paje ya 67 kugeza kuri 75. Mu gihe umwuka w'ubuhanuzi uboneka mu bifuzwa ibihe byose paje y'172, ahagira hati, isoko y'umutima igomba kwezwa mbere y'uko imigezi yawo itungana. Ugerageza kugera mu ijuru ashingiye ku mirimo ye yo gukomeza amategeko, uwo nguwo aragerageza ibidashoboka. Ayo yari amagambo yo ku Isabato nimugoroba. Reka dukomerezo n'ingingo yo kuwa mbere ivuga iti, umugabo w'ikimenywa bose ashakisha Yesu. Ikibazo cya A kirabaza kiti, mbese Nikodemu yari muntu ki, kandi ni gute yari azwi mu maso ya rubanda? Tugiye gusaba mwene data adusomere muri Yohana igice cya gatatu ku murongo wa mbere n'uwa 10. Arakoze. Iri somo ryo muri Yohana 3:1 haravuga ngo, hariho umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware wo mu Bayuda. Ku murongo waho wa 10 haravuga ngo, Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisiraheli ntumenye ibyo? Namwumvishe neza iri somo amaze kudusomera. Nikodemu yari umwe mu bafarisayo, ari umwigisha, ari umwe mu bayobozi b'itorero, ndetse asinye ku murongo wa 10 yuko arafite inshingano yo kwigisha, ko ari umwigisha w'Abisiraheli. Hano rero bakomeza berekana koko ukuntu Nikodemu yari ameze. Mu bifuzwa byose paje 67 ndetse na paje 171 havuga amagambo agira ati, Nikodemu yari afite umwanya ukomeye wubahwa mu ishyanga ry'Abayuda. Yari umuntu wize cyane kandi afite impano zidakunze kuboneka kuri bose, ndetse yari umwe mu nyacyubahiro bagize inama nkuru y'igihugu. Urumva ko Nikodemu yari umuntu ukomeye.
nubwo yari umukire yarize kandi yubahwa, yari yarakuruwe mu buryo budasanzwe n'umunyanazareti wicisha bugufi. Yari umufarisayo udakebakeba, kandi ishema rye yarishingikirizaga ku mirimo ye myiza. Yubahirwaga cyane ubuntu agira no gutanga ibishyigikira imirimo ye mu rusengero, kandi yumvaga bimuhesha gushimwa n'Imana. Nikodemu ahangaha baragaragaza uwo ari we. Ariko mureke turebere hamwe ikibazo gikurikiraho cya B kibaza kiti ni iyihe saha Nikodemu yagiye guhuriraho na Yesu? Tumaze kubona Nikodemu uwo ari we, yuko yari umuyobozi ukomeye mu itorero, ari umuntu ushimwa n'Imana, ndetse Nikodemu hari ikintu gikomeye cyane hano bamuvugaho. Yari umuntu ugira ubuntu bwinshi. Natwe bikwiriye kuturanga nk'abakristo, tukarangwa n'ubuntu rwose. Kandi ikindi, yari umuntu watangaga ibishyigikira imirimo yo mu rusengero. Rero ntabwo dukwiriye kugirira ubuntu abakene ndetse n'imbabare ngo duhagarike gutanga amaturo n'icyacumi byo mu rusengero. Dukwiriye kubikora byose, kuko Nikodemu we niko yabigenzaga. Ariko nubwo byari bimeze bityo, Nikodemu yabonye ko ibyo bidahagije, yumva akeneye na Yesu. Dusomere muri Yohana 3:2. haravuga ngo uwo yasanze Yesu nijoro. Murumva amasaha Nikodemu asangiyemo Yesu. Nikodemu amaze kumenya mu buryo bwihariye aho Umukiza aruhukira ku musozi wa Elayono, yategereje ko abatuye umujyi bahunikira, maze abona kumusanga. Ni muri cya gitabo cy'ifutuwe byose, paje 168. Byumvikane ko nubwo Nikodemu yari umukristo ushimwa, ariko yumvaga bidahagije, nuko ashaka umwanya wo gusanga Yesu. Natwe nuko. Mbese twebwe nubwo turi abakristo beza, twaba turi abakristo bashimwe n'itorero, mbese dusanga Yesu? Wowe usanga Yesu ryari? Nikodemu yamusanze nijoro. Natwe umuntu wese ku giti cye akwiriye gushaka igihe asanga Yesu bakaganira. Dusoreje ahangaha ingingo y'uyu munsi. Sinzi niba mwene data ari cyo ayivugaho, kugira ngo dusoreze ahangaha ingingo y'uyu munsi, kandi Uwiteka dushoboze gukomeza gutekereza ku ijambo rye. Arakoze mwene data Aimable. Biragaragara neza yuko Nikodemu yari umwigisha w'Abisiraheli, kandi yagiraga n'ubuntu bwinshi, ndetse akagira n'ibyo yatangaga byo gufasha mu rusengero. Ariko nubwo yari afite ubwo bushobozi cyangwa se ibyo bikorwa byiza, yumvaga hari ikintu abura. Aricyo cyatumye aza kubaririza amakuru y'aho Umukiza aruhukira, hanyuma ayo makuru yamara kuyamenya, akaza gushaka umwanya wo kugira ngo aze kujya kumureba, hanyuma baganire. Ngira ngo natwe rero nicyo dusabwa kuba twamenya neza amakuru y'aho twita iwacu mu ijuru, tukamenya igihe, tugashakisha umwanya wo kugira ngo ayo makuru tujye tuyafata kandi tunayige kugira ngo abashe kuduhumuriza. Ngira ngo rero mwene data arakoze, reka rero tumusubize umwanya kugira ngo adusoreze kino cyigisho. Urakoze cyane. Dusoreje ahangaha ingingo y'uyu munsi. Uwiteka adushoboze gukomeza gutekereza ku magambo ye, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.